Hey guys, abantu benshi bamaze iminsi bambaza uburyo ushobora gutunga YouTube channel yawe bwite uyikoreye udasabye kujya gukoresha. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ngiye kubereka uburyo umuntu yatunga YouTube channel ye. Mbere yo gutunga YouTube channel urabanza ugatunga email kuri Gmail kuko ntabwo wagira YouTube channel nta email ufite. Niyo mpamvu ngiye kubereka uburyo umuntu ashobora gukora Gmail. Nitumara gukora Gmail account tumaze kugira email, turaza kubereka uburyo nanone biturutse kuri iyo email wakoze uburyo ushobora gukora YouTube channel yawe. Mbere yo kugira ikindi kintu gukora ubanza wafungura browser, web browser. Ushobora gukoresha Google Chrome, Firefox cyangwa se indi web browser iyo ariyo yose. Ahangaha tugiye gukoresha Google Chrome. Nkuko mubibona hasanzwe harimo account zitandukanye, niyo mpamvu turabanza twazikuramo nka gutya tukazikuramo. Iyo umaze kuzikuramo ufungura iyawe, ukika kuri person 1, hanyuma hano ukemeza got it. Kugira ngo ufungure email account bushasha aribwo bwa mbere ugiye kuyikoreya, wandikamo gmail.com. Abantu benshi babyibazaho. Gmail burya ni urubuga nk'izindi mbuga izo arizo zose tuzi za igihe.com, umusike.com, gov.rw n'izindi nyinshi zitandukanye. Ni urubuga nk'izindi rero, niyo mpamvu twanditsemo gmail.com. Gmail se bisobanura iki? Wakwibaza uti Gmail bisobanura iki? Ni Google Mail. Niyo mpamvu turaza twanditsemo gmail.com, baraduha iyi page. Hano hari create an account, sign in, create an account nanone for work. Uhitamo icyo ubonye. Abantu batazi sign in bisobanura ni kimwe na login. Baza dukirike create account for personal use. Yes. Kubera iri personnel turahitamo personal use. Iyo bari ya business twari guhitamo for business. Ahangaha baratubaza amazina, izina rya mbere, izina rikurikiraho urahitamo bitewe n'uko witwa. Tuvuge nitwa Uwera. Mbibutse nanone uhitamwe amazina bijyanye n'uko YouTube channel yawe iraza kugenda yitwa. Kubihindura nyuma birakunda, ariko ni indi task twaba twihaye. Tuvuge ko dushaka gukora YouTube channel yitwa Uwera. Uwera. Iyo ushaka gukora YouTube channel yitwa Uwera, izina rya mbere urayigira Uwera, izina rya kabiri ukireho akadomo, ukirike next. Numara gukirika next birakubaza amatariki y'amavuko uyuzuzemo. Nge nduzuza ko navutse mu 2000. Uwera kuko rikunze kuba ari izina ry'abakobwa, ndahitamo gender ko ari female. Ishobora guhitamo female, male, cyangwa se ukifata ntubivuge, cyangwa se ugakirika kuri custom bakaguha ibindi. Nge nahisemo female. Nkuko mubibona bampa alternative za Uwera. Email zihari kuko muri izi mail ebyiri ntabwo mpisemo, ntayinshimishije irimo. Ndakirika create my own, ngewe nyikorera ubwanjye. Nandikamo Uwera kuko Uwera ari izina riri populaire cyangwa se rikunzwe cyane, ntabwo Uwera yaba itarafatwa. Niyo mpamvu ndahitamo Uwera 024 kugira ngo mpitemo izina ritari ryafatwa. Ndakirika next. Batubaze password, mpitemo Uwera. Nkuko mubibona Uwera urwego 12. Nongere nyandike uko yanditse haruguru, Uwera urwego 12, ubundi nkirike next. Bambwiye ko password itari strong.
Stronger password bivuze iki? Ni password itahuye n'izina ryawe ukoresha, ndetse igomba kuba ari password ifite inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, imibare nk'uko nari mbikoze, ariko iyi password urabona ifite imibare cyangwa se characters zingahe? 1, 2, 3, 4. Ni characters 8. Iba yujuje ubuziranenge, nuko basanze harimo izina rijyanye na ya YouTube channel dukoresha. Turahitamo ibitandukanye gato, twandike umuntu, twongere twandike umuntu, click next. Ubwo password yacu ibaye umuntu urwego 1 2. Ugeze hano bakubaza nimero za telefone, ukazuzuza. Aha tuzuza nimero za telefone runaka, kadukoreshe iyikurikira. Nimero za telefone turakoresha ni nimero ya MTN, ufite na Airtel Tigo wayishyiramo, cyangwa se indi sosiyete iyo ari yo yose, ariko ngewe reka nkoreshe iyi nimero ikurikira. Turandika 079 079 82 54 609. Click next. Nyuma turaza kubona ubutumwa bugufi kuri telefone irimo iyi nimero. Turategereza ubutumwa bugufi, bwahageze. Ni 4 7 2 6 3 7. Nyuma click next. Click next, baratubaza recovery email address. Si ngombwa kuko n'ubwa mbere dufunguye email, nta yindi email dufite. Turahitamo skip. Niduhitamo skip, baraduha ibyo twahisemo, turebe niba ari byo. Nitumubona ari byo turakomeza next. Baduhe iyi agreement ya Google, twemeze. Click agree. Click agree, turategereza baduhe indi pano. Nkuko mubibona ntabwo ari ibintu bigoye, nkuko mubibona email yacu yarangije gufunguka. Ubu ibyari email byarangiye, twamaze kugira email yitwa Uwera 024 ifite password twabonye haruguru. Ubu email yari twamaze kuyigira. Ikibazo gisigaye ni gute turafungura. Aha ni inbox. Aha urabona ushobora guklika compose ukandikira umuntu, ushobora kujya inbox, ukashobora kureba draft, ushobora kureba zoherejwe, gutyo. Igikurikiyeho tujya gufungura YouTube channel. Ni gute ufungura YouTube channel? Iyo ugiye gufungura YouTube channel, igisabwa winjira muri email yawe, hanyuma ugafungura aka icon cyangwa se indi fenêtre cyangwa akandi kadirishya. Ukitse kuri aka kamenyetso ko guteranya nkuko ndi kubikora, ukandikamo ijambo youtube.com. Iyo umaze kubyandika uklika enter, ukajya ku rubuga rwa YouTube. Nkuko twabivuze haruguru, youtube.com ni urubuga nk'izindi mbuga zisanzwe. Niyo mpamvu twanditsemo adresse ya YouTube. Iyo umaze kugera hano kuri YouTube, barakubwira kubera ko nyine assigninze in. Hano bari batubwiye ngo dusigninge in, ariko kuko n'ubundi twasigninze in, computer irabimenya ihite ijya hano kuri YouTube. Iyo ukritse ahangaha handitse create,
ikintu baguha upload, go live, ibintu bitandukanye. Ibintu bitandukanye. Nk'uko mubibona, nituza hano kuri iyi icon ya U igaragaza email yawe, nitujya hano turahita tubona ahantu handitse create channel. Ahantu handitse create channel niho dukirika kugira ngo twubake cyangwa se dufungure channel. Hano bahita bakubwira picture, select picture. Aha ni icon izaba igaragara cyangwa se igaragaza YouTube channel yawe. Name, ahangaha ni izina rya YouTube channel. Iyo wakoresheje izina ritandukanye n'izina email yawe bifite, ahangaha nibwo uryandikira, ariko twavuze ko YouTube channel yacu iraza yitwa Uwera, niyo mpamvu turayireka. Iyi handle ni uburyo cyangwa se ni akajambo abantu bazajya bakoresha bashaka YouTube channel yawe. Turandikamo Uwera kuko hariho ba Uwera benshi. Ntabwo ijambo Uwera ntabwo riri available cyangwa se ntabwo hari undi warikoresheje. Turandikamo Uwera 89. Turebe niba barabiduha, hanyuma tuze dukirika hano create channel. Dutegereze bitewe na internet ufite cyangwa se uri gukoresha. Tayari channel yacu yamaze kuhagera. Ubu ubwiye umuntu ngo ashake channel yitwa Uwera 89 ashobora kuyibona. Gusa rimwe na rimwe bishobora kugorana bitewe nuko nta video wari uploadingaho. Ahangaha iyo ushaka gushyiraho video urandika create, ukirika hano handitse create, ubundi bakaguha ahantu ushobora uploadingira video zitandukanye. Nkuko mubibona twakiritse kuri create, urabona ahangaha baraduha select file, ubundi ugashaka video muri computer yawe. Computer yanjye nta video irimo yo uploadinga kuri iyi YouTube channel nshyashya, ariko wowe uzaba uyifite uzi naho iherereye. Mwakoze kudukurikira. Icyo nabasaba mukande subscribe kuri YouTube channel yitwa Twige School. Iyo niyo YouTube channel izajya ibagezaho utuntu dutandukanye twa ICT umuntu ashobora kwikorera atabanje kujya gukoresha ahandi ahariho hose. Naho ubutaha, mwakoze